nyagasani Yesu n'abane na hamwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe i Kana mu Galileya batuza ubukwe. Nyina wa Yesu yari yabutashye, kandi Yesu n'abigishwa be bari babutumiwemo. Divayi imaze gushira, nyina wa Yesu aramubwira ati nta divayi bagifite. Yesu aramusubiza ati mubyeyi, ari jye ari nawe, ibyo tubigenzemo dute? Byongeye igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abaherezaga ati icyo ababwira cyose mugikore. Hari hateretse intango eshatu zibaje mu mabuye zagenewe imihango y'Abayahudi yo kwiyuhagira. Intango yose yajyagamo inshuro ebyiri cyangwa eshatu z'ibibindi. Yesu arababwira ati nimwuzuze amazi izo ntango. Barazisendereza kugeza ku rugara. Yesu arongera arababwira ati ngaho noneho nimudahe mushyire umutegeka w'ubukwe. Baramushyira. Umutegeka w'ubukwe amaze gusogongera ku mazi yahindutse divayi, atazi aho iyo divayi iturutse, abahereza bari bavomye bo bari bahazi. Nuko ahamagara umukwe aramubwira ati ubusanzwe umuntu arabanza agatereka inzoga nziza, bamara guhaga agaheruka itari nziza. Wowe ariko wakomeje gutereka inziza kugeza ubu. Aho i Kana mu Galileya niho Yesu yatangiye ikimenyetso cye cya mbere, maze agaragaza ikuzo rye, nuko abigishwa be baramwemera. Iyo ni ivanjiri ntagatifu.